Mm. Mm. Hi, Nella. Hi, babe. How are you? I'm good. How are you? I'm good. Long time. Long time. Nakumbuye cyane. Bene ndagukumbuye cyane. Ese mute mu rugo. Ndi mu rugo nari ngiye kuryama nuko urabizi ko ntashaka kuryama tutavuganye. Okay. Cyari kudaza vuba kabisa. Ari uzaza ryari? Isi mike rero nasesekaye aho ngaho. Ndagutegereje. Bategereje. Ndagutegereje cyane. Kubyumva bimeze kutari ku minsi mike yanyimagera. Sinzi nyine nanjye uko ndi kwiyumva. Urabizi ko ngukunda kandi mba ngukumbuye. Ntabwo muri make ntabwo nibaza umunsi uzaza uko bizagenda. Bizaba ari fire. Okay. Cyane nari nagiye kureba umuntu gatoya. Hehe be. Hey. Partner wanjye muri business. So narifashe amasegonda make gusa kuganiraho gatoya. We talk tomorrow. Okay. Aho basi urambwiye ngo aragiye kureba umuntu. Nari nyuma umuntu agiye kureba uwo ari we. Nari ntangiye kwibaza byinshi. Nzagusobanurira. Don't worry. Okay. Sawa basi reka. Okay. Okay. Good night, Chat. Good night too. Bye. I love you. Love you. Bye-bye. Bye. Sure. Okay. Okay. Umeze neza? Turi kukumbaza.
ntitwavuga ngo ushake boyfriend umukobwa wanjye ukaba byaranze reba nka Kiri waramwanze ni umuhungu mwiza usinzi ngo utegereje Joy aha ese urambaza iki are you okay ubundi I'm okay Aisha nari nkubajije nti washatse boyfriend Do you hear me? yeah sisi nakubwiye ko wari umugereje Asijo umuntu utegereje ko tubananye na hano mu nzu gutya ntarabona n'umwe ntaranumva ariko uzamubona bidatinze bigiye ikibazo pe uzamubona bidatinze kasi nabikubwiye ko abahanzi ni ngombwa ko ujye unyibutsa ko nta boyfriend ufite hanze nta foto hanze nta call hanze nta SMS hanze byo cyangwa urindiriye mwuka wera ikibazo cyo nuko ngewe mfite boyfriend kandi ntegereje kandi azaza bidatinze mfite icyizere nice hanyuma se tuze kujya boyfriend Quantos? Tu m'appelles? Sobanurira uranyumva cyangwa ntabwo unyumva ufite undi muntu uguhereza amategeko muri urugo mbwira nakubwiye ko kira cyane ntagishaka muri urugo ukigarura mu buhe buryo ukigarura mu buhe buryo ndakubita ndakwangiza sobanurira sobanurira kiwerewe mbwira uriya mwana nakubwiye ngo iki vuga mvura kicucu aha none ubu yaje kugira ute ariko nta kintu cyabaye gikomeye ubwo no kuvuga ngo ibyo nakubwiye byose wahisemo kubica amazi ahubwo wumva ko wowe ugomba gukora ibyawe ntabwo nakoze ibyanjye uri iki muri urugo sobanurira uri iki muri urugo yaje hano kumara ikirero ngaho mbwira kandi ubinyumvishe njyumve icyatumye aza rero yarangiza akazamuka akaza akagera hano ubundi wowe mpamvu urimo kumbwira nabi n'ibintu cyangwa nuko namenye ibyo muba ese biriya bintu byo gukorera uriya mwana wagize ngo ntabwo nabibonye cyangwa wagize ngo njye ntabwo nabibonye n'ubwo ushaka kujya hejuru cyane niyo mpamvu noneho wahisemo kuvuga ngo reka noneho umugarure noneho uhangane sobanurira noneho kubera ko nabibonye niyo mpamvu none se wagize ngo si byinshi ibyo nahishe ku mutima wawe byinshi ibyo nahishe kandi naranabimenye no ku kazi noneho bimenye ibyo wirirwamo ku kazi baguterera amapasi baguhereza ibyayi bagira gute naho wirirwa muri karitsiye hose kwa badiyane sinirwa nkubonayo ninde se utabizi noneho uriya mwana ni ubaye ikibazo njye se kuki nacecetse ibyo byose kuki mbizi ngacecetse niyo mpamvu wahisemo kurenga ku mabwiriza nakora ese ni ukuvuga ngo muri uru rugo ni wowe ubaye umugabo nyir'urugo njye nta kintu na kimwe ngomba kuvuga niko bimeze mbwira ariko rero njye ntabwo ariko sobanura reka nkubwire wahereye hano ndashaka kugira ngo unege amatwi
wabyumvise wahereye tukimenyana ubwo cyangwa ufite umwana ni wanjye ni wawe turamuzana tumuhereza uburere urumva nkiyama kubwira ko agomba kujya hehe iwawe mu cyaro none uyu munsi wagize gutyo uramugaruye uramuzanye mu rugo rwanjye kuva mbeke ukiri mutoya tuvuga ngo turareka ubundi wowe umaze iki muri uru rugo nta kintu kimwe umaze ntubyara niki nirirwa mpaha buri munsi ngaburira ikintu cy'ikimoteri kitagira inyungu muri uru rugo ubundi wowe umaze iki ariko se ni icyo utabonye wowe ni iki utahaza none se wirwa ujya ahandi mbye wamburanye ufite iki se ni icyo kintu ufite ni icyo kintu ufite ni iki se nafite umva rero bomba ngubwire ubu ni inshuro ya nyuma ninongera kugaruka hano nkumva uriya mugore cyangwa kiriya kintu cy'icyana nkumva impumuro yacyo hano ugiye ku kazi nugaruka nkamwumva hano Hello, komisiyoneri waramutse? Okay, none se bimeze bite? Meze neza? Nimugoroba wabonanye na wa muntu? Okay, nizere ko byaciyemo byagenze neza? Iyo deal ni nziza kabisa, ndabyishimiye cyane. Komerezaho. Keep it up. Buretse gatoya ndaguhamagara. Hello? Hello Betty. Bite mama Nela? Byiza chérie. Umeze neza? Meze neza. Reka nkubwire rero. Ndagukeneye byihutirwa kandi ni ngombwa. Kandi ntumbwire ngo oya. Sinakubwiye ngo ntukamamagare Betty. Kubera iki? Nta mikino irimo reka tuvugane tuza nguhamagare tuvugane. Oya njye narakubwiye ngo ni njye uzajya ukwihamagarira. Kubera iki umamagara mbere? Ntabwo umwana wawe agiye kuzansenyera urugo. Reka tuvugane, reka dufate akanya twicare tuvugane, uzi hano tubivuganeho. Ntabwo umwana wawe agiye kuzansenyera urugo. Betty ntabwo amafaranga ngugendera buri kwezi koko. Urayangenera ariko noneho aho bigeze ntabwo ushobora kwihangana. Ntabwo ushobora kwihangana ngo ufate umwana wawe. Singiye kuzansenyera urugo n'umwana wawe. Ngwino tubiganireho ntabwo ngifite umwanya wo kubitindaho. Birarengeje we ntabwo ubizi ariko ngiye bigiye kunsenyera ntabwo njye nabyihangana. Okay, noneho reka tuze gushaka umwanya tuganire, sibyo? Yego ariko birihutirwa cyane. Ariko nari narakubujije kutamamagara mu gitondo nk'iki ngiki. Noneho ngomba kuguhamagara niko bimeze. Kubera icyo umemukiye twaraganiriye ibintu byose ngakubwiza ukuri kandi twakoranaga neza. Kubera iki urimo kumemukira Betty? Why? Kwihanganira niko bimeze. Please. Ngomba kugihanganira ntabwo ngomba gusenyerwa n'umwana wawe. Uzumufate cyangwa ukigorere. Please, amafaranga maze igihe nguha kubera iki nano kunshimira? Uko bimeze kose ntabwo umwana wawe azasenyera urugo. We ntabwo ubizi dufata akanya twicaye tubivuganeho ariko umwana wawe yisenyera ngo n'umufate kwa. Reka dushaka akanya twicare tuganire Betty. Yewe ntabwo ari ibintu byo gutinda. Ntabwo mbishaka. Ntabwo nkeneye yuko umwana wawe asenyera urugo ngo ufate umwana wawe mu cyane.
nuko nguko ushaka ko tubisoza twaratangiranye neza koko ibyo ngibyo ntabwo nakomeza kubyihanganira nihanganye igihe kinini kandi ntacyo ntakoze ariko noneho ngwino ufate umwana wawe enough is enough. Oh my god, this is too much. This is too much for me. Kuki nasenya urugo hejuru yawe? Beti mbabarureke udatuma umugabo wanjye akumva kandi ari hafi kugera aha ngaha. Nuneze ibibazo nanjye. Beti wambabarira ukanaga amatwi ukanyumva. Wambabariye ntusenyere nanjye ko numva ugiye kunera ikibazo. Oh my god. Wait, Ramuki. I'm finished. Kukiri hano se? Hari ibintu narindimo kuvugana nawe. Uramwibuka Fani? Inshuti wanjye. Wamugore inshuti yawe? Yego. Yambwiye ko yahuye n'ibyago. Bamugonze muri Serashka. Niwe bagonze? Ariko gahunda bafite ndayibuka ariko ndetse nacanganikiwe kubera nyine ibyo byago ibyo bibazo duhuye nabyo. Okay, cool down. Wowe ijya muri gahunda wari ufite? Yego, yego. Muzirangiza iri kureba Fani. Ubwo nanjye ndaza kugira ibikomere. Okay? Okay. Nakoze shiri. Bosi yaje. Bosi rero yahageze ariko mpita mbona arongera aragenda. Biteze? Professional. Uyu munsi byakugendekeye bite ko wasindutse? Umunsi natashye kare rero ngomba kuzinduka amazi mfite ibibazo na bosi. Ariko nibyo umaze iminsi ukererwa nkabona muri guserera. Mama, bigenze bite none kucyemeye ko nzahana? Ariko
ntabwo bisanzwe uyu munsi ntarirarya ubwatsi. Gute hari unkuye pfiriye nkaza hano ntabwo byoroshye. hari impamvu yitegereze ndabikubwira. uri kwihuta kumbaza cyane uraza kubimenya. Ko wabaye seriye cyane se byagenze bite? nsanzwe ndi seriye mama bigeze aho ngaho uzi ukuntu wabaye seriye ariko ni ibisanzwe ngo kuko mama sha ntabwo mbimenyereye pe kubera ko waje aha ngaha nyine n'ukuntu wabaye seriye wabaye poze utangiye no kumutera ubwoba pe ibintu ugiye kumbwira. Turabinywera nta gishya ntabwo bikomeye cyane ariko ugomba kubimenya. shobora nahise ko wambaye neza wari uvuye mvuye gusenga ni gutya hagera ariko ugiye mvuye gusenga. pe ubundi Imana niyo ya mbere nta Mana nta buzima. urumva mba naraye mu kazi noneho bikansaba kuzindukira no mu kiganiro kandi naramubwiye amasaha yigize imbere wapi so nta kundi nyine ngomba kugira ukuntu byaranje tu nibyo nyine birumvikana ariko rero mu gihe hataraguha uwo mwanya cyangwa ayo mahirwe yo kugiza amasaha imbere ugomba kuzibuka nyine kuko nibyo biri mu masezerano mwagiranye. ya rero urabona ko ikiganiro cyacu kiri kurebwa byatari urumva wowe uzajya umfasha uzinduke ubanze nyine ubitunganye ushyire ku murongo niba ari topic turi buganireho noneho nanjye nzajya ngerageza magere kugiye dutangira gukora nare. rero reka nkubwize ukuri urumva nanjye ikiganiro urabizi ko nsanzwe nibera mu ishami ry'amakuru mba nahageze kare rero kugira ngo nanjye mbanze gutegura ayo makuru urumva rero byangora kujya mu kiganiro no kujya mu makuru byose. Ibyiza rero ni uko nyine wakigomwa ukajya uzinduka nawe ugategura ikiganiro wenda narangiza amakuru kare nkagufasha. ahubwo si mama papa ari hehe kuri hano wenyine? rero hari ibintu nakomeje guceceka cyane ndabihisha sinagira icyo mbivugaho sinagira icyo mbikubwiraho ariko nk'umuntu igihe kirageze ko ngomba kukubwira. Gise mama nzi ko nta kintu gishyashya gihari. igishyashya kirahari ntabwo nigeze nkubwiza ukuri ariko ntabwo ndi mama